Ikaze nanone hano kuri Yegoo TV. Aka ni kakanya kandi muntu ki. Ni muntu ki aho turira amateka y'ibyamamare bigiye bitandukanye, tukareba ubuzima bayemo, tukareba ese bageze ku nzu zabo bigenze gute, ese ni bande mu buzima busanzwe. Ni byose tubona mu kiganiro ni muntu ki. Ni muntu ki rero uyu munsi dufite umukinnyi wa filime amaze kumenyekana ku izina rya Rufonsina muri filime Umuturanyi. Ibibuno bitetera biravuga utwara. Ndago nshaka kumva amagambo, ndago nyashaka. Bandusha kubwiza, bandusha kureba neza, bandusha guturira sheri gwanje. Ndeba. Bindusha gikise, bindusha giki. Ndagureba amataye ganje, naguri kuyareba. Ndagubona amabere gimitemere. Njye nago nabyemera. None sirumpe. Yegoo Rufonsina ni umukobwa w'umuhanga cyane mu gukina filime, ariko ari byo bintu akunda cyane, ndetse akaba yaratangiye gukina filime bya kera cyane. Amazina yiswe n'ababyeyi bamwita Uwimpundu Sandrine, avuka Gisenyi ahangaha i Rubavu aho bita i Bugoyi. Avuka mu muryango w'abana bane, akaba ari umwana wa kane. Yatangiye gukina filime muri 2009, gusa bitangiye kumuhira vuba ahangaha dore ko yahereye muri 2009 yihiringa, gusa byaranze. Yaje i Kigali muri 2007, dore ko yaje gutungurwa na byinshi akigera i Kigali. Akiva ahangaha mu Bugoyi yatunguwe na byinshi, dore ko avuga yuko yatunguwe n'inyubako nyinshi yasanze i Kigali ndende atigeze abona bwa mbere. Uyu mukobwa kandi ntago azi gukina filime gusa, kuko afite n'ibindi bikorwa byinshi cyane azi gukora, nko kudoda ibyo twita ubutayeri. Akaba afite n'impano yo kuririmba cyane cyane indirimbo za gospel, ndetse akaba n'umubyinnyi mwiza. Uyu Rufonsina kandi abenshi bakeka yuko ari umukobwa, dore ko bitewe n'uko aba agaragara mu maso nk'umuntu ukiri mutoya, gusa ni umubyeyi, ni umumama ufite umwana w'imyaka 5, ndetse akagira n'umugabo, ndetse ni umumama wubatse urugo. Rufonsina kandi abenshi bamubona nk'umukobwa ukunda kugira umushiha bitewe na role akina, haba muri iyi filime Umuturanyi ndetse n'izindi filime zigiye zitandukanye. Gusa uyu mukobwa ni umuhanga cyane mu gukina filime, ku buryo ibyo akina ubona ari bwo buzima bwiwe. Gusa ni umukobwa witonda cyane, ukunda gusabana, ikindi kandi akunda akazi. Ikindi kandi ni umukobwa ukunda gutanga ibitekerezo bigiye bitandukanye ku kintu icyo ari cyo cyose, ndetse akajya inama. Biya nizi nkweto zacira madamu. Umva ndeka ndago banze ndano rusoni ndamundu numwe n'uyu numwe wanjanira sheri. Bamujana bandushiki ndagona kana matayo. Zimwe muri filime nyinshi zigiye zitandukanye yagiye akina zamenyekanye, harimo nk'ingi bita Kubera iki. Ni filime yakinnyemo yitwa Malta, akaba yari umukozi wo mu rugo. Hakaboneka n'ingi Nyirankotsa nayo yakinnyemo, hakaboneka n'ingi The Hustle, ndetse n'ingi Umuturanyi, ariyo filime yamugize icyamamare cyane. Nyuma yo kugaragara muri filime nyinshi, niyo filime amaze kuba yagaragaramo bitewe n'imyambarire yiwe n'imvugo yiwe. Muri iyi filime Umuturanyi aba yambara rumbiya, ndetse akaba ari umukobwa wo mu cyaro, ndetse uvuga n'ikirimi cy'ikigoyi. Uyu mukobwa avuga yuko umuntu w'icyitegererezo dukunda kwitwa nka role model, umuntu areberaho ibyiwe byose, akavuga ati ndifuza kuba nka kanaka. We avuga yuko yifuza kuzaba nka Tokyo. Abazi filime za Netflix muramuzi, ni umukobwa wakinnye muri filime La Casa de Papel. We ni umukobwa w'umuhanga cyane mu bijyanye no gukina filime, rero we akaba avuga yuko yifuza kuzaba nka Tokyo. Uyu mukobwa kandi avuga yuko yatangiye gukina filime muri 2009, ubwo yakinaga filime ya mbere yakinnye ntabwo yigeze isohoka bitewe n'iyo tekinoloji yo muri 2009 itari nziza. Filime bakinnye ntabwo yigeze isohoka. Avuga yuko yari inshuti na Kankwanzi, ndetse akakunda kumusaba yuko yazamushyira muri filime, akamufasha kugera muri filime. Aribwo yaje kuba yakina muri iyi filime yakinnye bwa mbere muri 2009, gusa iyi filime ntabwo yigeze isohoka bitewe n'uko amashusho yaje kwangirika, ndetse iyo filime ntiyabasha kuba yasohoka. Umukobwa amaze kwamamara cyane muri iyi filime Umuturanyi, ubwo agaragara nk'umukobwa wo mu cyaro, ndetse uvuga n'ikirimi cy'ikigoyi, aribyo abantu benshi bamukundira. Kibonke ngo yabashije kuba yamubonamo impano ubwo yazaga gukina imwe muri filime,
imwe muri filime zibica cyane hano bigacika, hari filime yita Seburikoko, filime ya RBA. Bimwe mu bimushimisha we avuga yuko amasaha menshi cyangwa se ibintu byinshi bimushimisha, avuga yuko gukina filime biri mu bintu by'ingenzi cyane kandi bimushimisha ku buryo ari gukina filime aba yumva anezerewe kandi yumva nta kindi kintu yakora. Uyu mukobwa kandi kubera ubuhanga bwinshi afite cyane mu gukina filime, avuga yuko nta sene n'imwe yamunanira, kandi ikindi avuga nuko sene zimugora cyane ari sene ziba zirimo gusomana, dore ko ari umumama wubatse. Ahangaha ngo abigiraho ikibazo, dore ko na bwa mbere yabanje kugiraho ikibazo, mbese akaza no gufata akanya agasaba uburenganzira umugabo, akamubwira yuko agiye gukina gusa atazabifata nabi, aribwo umugabo yaje kumwemerera. Uyu Rufonsina ni umukinnyi w'umuhanga cyane mu gukina filime, dore ko abantu benshi bagiye bamukunda, baje kwigarurira imitima ya benshi. Rufonsina kandi ni mu bintu abantu babona bagatungurwa bamubonye mu buzima busanzwe. Bazi ko Rufonsina ari umukobwa w'umunyacyaro ukunda kwambara za rumbiya, gusa Rufonsina mu buzima busanzwe ni umukobwa ukunda icyangwe, umukobwa ukunda kwambara ndetse akanaberwa, yambara imyenda myiza iyo ari yo yose. Gusa abantu benshi bakunda gutungurwa iyo mubonye yambara iyo myenda ndetse yanikozeho, dore ko abantu baba babona ari umukobwa w'umunyacyaro. Ikindi kandi nuko batungurwa nuko baba bari kumva avuga ikirimi neza cy'ikinyarwanda, atari kuvuga nk'iki kigoyi yamenyekanyemo mu gukina filime. Reka mbashimire buri wese twabanye muri iki kiganiro Ni Muntu Ki, ubwo tworeraga hamwe Rufonsina, umukobwa urimo urabica bigacika. Ni muntu ki? Ese weho ubuzima bumeze gute? Ese yatangiye gukina filime ryari? Ese yaciye mu nzira zimeze gute? Nizere yuko wanezerewe, se nagushimira ko wahisemo kubana natwe hano kuri Yegoo TV. Wakoze cyane, ndi wakunda ikiganiro cyacu Ni Muntu Ki, kanda subscribe maze nurangira sharinge n'inshuti uzereke ndetse unazibwire Rufonsina ni muntu ki.